Yes, nongere ngo ikaze wowe ukurikiye Mwarimu TV aho uri hose, nkwibutse yuko uri kumwe nanjye JC. Aka kanya nkaba ngiye kukwereka akantu k'ubwenge ku bantu baba bafite telefone zikoresha megabyte nyinshi cyane ku munsi. Ushobora gusanga nk'umuntu ashobora nko kuba yagura megabyte z'ijana, ariko izo megabyte z'ijana akaba yazimara mu gihe kingana n'iminota 15 yonyine gusa. Iminota 15 telefone igatangira kumwereka yuko ageze muri 1/2 cya megabyte ziwe. Ibyo rero birahombya cyane kandi birakonsoma. Ngiye kukwereka ukuntu rero ushobora kugabanya megabyte usage zawe, ukamanura hasi kuri mega wakoreshaga ukagabanyaho, kandi telefone ntigire ikibazo ndetse na connection zikaniyongera cyane. Ndetse ikintu ugiye gukora, kanda subscribe niba utarabikora. Twagiye turajya muri setting zacu, hanyuma niturangiza kujya muri setting zacu turaza dukande ahanditse network and internet, uri kuhabona. Yes, niturangiza tujye muri icyo bita uzitubona icyo bita status bar, network speed, display na data usage. Yes, ufite kubanza ukaza ukavivura hano, cyangwa se ntuhavivure nta kibazo. Yes, mu gihe utahafunguye uraza ukakanda data usage. Aha nta handi uri kuhabona ni muri data usage. Urahabona ni hano. Yes, data usage ni aho ngaho. Wamara kuhemeza uzahita ubona usage gigabyte umaze gukoresha. Yes, nurangiza uzahita ubona ahanditse app data usage. Yes, app data usage uzaba ugiye kureba ama megabytes umaze gukoresha uko yaba angana. Yes, uraza ukandeho, barahita bakwereka YouTube umaze gukoresha izi, Instagram naya, WhatsApp naya, Facebook naya, Google naya, ibintu byinshi cyane nyine. Application umaze gukoresha zose bagenda bakwerekaho internet umaze gukoreshaho uko ingana. Yes, nakwerekaga nyine uburyo ushobora gufata uwo mwanzuro. Nujya kwikorera gahunda zawe rero zo kugabanya connection cyangwa megabyte amount ukoresha, uzaza uhite ukanda ahanditse data warning and limit, uri kuhabona. Yes, wimezeho bazahita baguhereza app data usage cycle. Uzaza wowe wemeze ahantu bita data warning ndetse na set data limit. Hepfo yaho hari data limit. Uzaza hano kuri data warning. Yes, wemezeho uzahita ubona umubare uhari wa megabyte ukoresha mu gihe cy'umunota umwe. Ni ukuvuga ngo nimba ushobora gukoresha wenda kilobyte 200 mu isegonda rimwe, cyangwa kilobyte 200 mu munota umwe, umunsi wose uzuzura umaze gukoresha hafi gigabyte yose. Yes, uzaza aha ngaha ukandeho ugabanye kuzo ushaka. Ushobora gushyiraho 5, ubundi kenshi uzasangaho 5.0. Yes, megabyte 5 mu gihe cy'umunota. Wowe ufite kugabanya ukashyiraho 2, ugashyiraho 1, ugashyiraho 0.5 uko bishaka. Yes, uzaza ngiye nakoresheje 1 mega imwe gusa. Yes, mega imwe, kimwe nk'uko ushobora no kugabanyaho cyangwa ukabirekeraho nimba ubona telefone yawe idakoresha megabyte nyinshi. Yes, ngaha nguko ukandeho, nurangiza uzahita ubona ubutumwa bukubwira yuko icyo bita data warning limit yabaye reachable. Uzaza hano kuri data limit naho wemezeho. Nkwibutsa yuko data usage limit ari ibanza mbere yuko wemeza kuri data warning. Set data usage limit niho uhera, urasettingaho imibare ushaka, ariko ntabwo warenza mega 5, ahubwo wamanuka hasi set. Then after uhita ugenda ufungure connection zawe. Nurangiza uzahita ubona message ikubwira ngo mobile data limit reached. Uhita ukandaho
bazahita baguha icyo bita resume uhita ukandaho resume, connection zihita zitangira gufunguka. Urategerezaho gato, urategerezaho gato ubanze urebe, urategereza hariya, noneho wowe uhita uza hano kuri uhita uza hano icyo bita speed, network speed display, ukandeho uhita ubona kilobyte ukoresha mu gihe runaka. Urabona ngewe ndi muri 0 byte, kilobyte 0 byte, ni aho ngaho uri kuhabona. Yes, nkwibutsa gukanda subscribe kuri MTV Mwarimu TV ku biganiro tugenda dukora. Uri kuhabona yuko rwose megabyte zagabanutse cyane uko bishoboka, iri gukoresha byte na kilobyte zonyine gusa, mu gihe ahandi ushobora gusanga umuntu ari guhagurukira muri kilobyte hafi 200 500 mega yose. Ahangaho ihagurukira muri kilobyte 20 10 cyangwa se byte. Yes, nkwibutsa ko byte ariyo iri munsi ya kilobyte. Yes, ngaho rero niba telefone yawe ubona ikoresha megabyte nyinshi cyane mu gihe cy'umunota cyangwa mu gihe runaka, nahawe ho kuyisetinga aho ushaka. Nkwibutsa gukanda subscribe niba utarabikora. Njyewe ni JC Mwarimu TV.